muri Kongo hariya hari umumama mwiza, yari umudiyakoni, yarasengaga, yari n'umuvugabutumwa, yarafite ikigeragezo cy'umugabo usinda, agahora mu rusengero abwira Imana ngo Mana wahindura umugabo. Umugabo yanga guhinduka. Umugore aravuga ngo mugabo wanjye, kuva uyu munsi ngukuyeho amaboko, sinzongera kugusengera. Umugore akabyukira mu masengesho, ibiterane by'abakagenda, umugabo nawe agataha yasinze. Yagera mu rugo, umugabo agataha ari guceza ndomboro ya soro, ajya hirya iburyo n'ibumoso. Umugore akamubwira ngo wa mbwa we ninjye washatse nawe. Kandi wa mugore yiriwe mu nzu y'iki? Yitwaga Mama David. Umugabo wasinze aramubwira ngo Mama David, iyo Mana usenga n'iryo juru usenga, uzaryumva mu matangazo nurijyamo, Imana izabikoresha ikimenye. Umugore akirirwa asenga, Mana hindura umugabo, bigenze gutya. Yataha agatuka umugabo akamufatana. Gitondo kimwe yigira inama, aravuga ngo narasenze ndabona byaranze. Hari abantu basengera ibintu batakabaye basengera, ahubwo bakabaye bafata icyemezo intambara zikarangira. Hari ibyo tudasengera, bakabaye fatira icyemezo bikarangira. Munsi umwe umudamu yigira inama, aravuga ati ariko ko mbona ibintu byose nagerageje bikanga, reka mpindure strategy. Munsi umwe umugabo arataha, yasinze nk'uko bisanzwe. Mama David yicaye muri salo, abona umugabo we arimo aragwa mu marembo. Aragenda aramubwira ati mugabo wanjye mwiza nkunda, kibasumba cyane, wizihiwe, ntabwo wasinze wizihiwe, yo ngwino karibu mu rugo. Papa David ati iyi Mana ni iyahe? Iyi turutse he mwoka bya? Ibyo haramuterura, abwira umwana ati ngwino tumuterure. Baragenda muri salo, aramubwira ati mugabo wanjye reka ngukuremo inkweto. Aramugaburira, arangije amujyana mu cyumba ararya. Mu gitondo Papa David wabyuka aravuga ati ibi ni umugore wabikoze cyangwa ndi kurota? Aravuga ati wasanga ntazi byari byo, reka nsubireyo bwa kabiri. nde asubira kunywa inzoga. Atashe umugore akora bya bindi yagize gute. Umugabo aramubwira ati Mama David, ndashaka uyu munsi. Umugabo yaherukaga gusengana nawe, bagishakana bakiri mu rusengero babasezera. Aramubwira ati uyu munsi ndashaka tujye hahandi usengera. Hari icyo nshaka. Ati se ni iki ushaka? Ati oya hari icyo nshaka. Pasiteri arabwiriza, arabwiriza. Papa David ahaguruka nk'ariya mu bantu, araza yegera imbere, aramubwira ati pastor ndashaka kwihana. Abantu bati buriya yafashijwe n'ijambo pasiteri yabwirije. Aramubwira ati ntabwo ari uko mfashijwe n'ijambo wabwirije, nta nubwo mfashijwe n'ikindi, ndashaka mu nsengere. Imana yafashe Mama David ntanyitimbwa, agakizwa, yarangiza akangaburira. Iyo Mana yamufashe, nanjye mu nsengero ariyifata kuva uyu munsi. Ndashaka kukubaza wowe uri hano, nizihe mbuto wera ku musozi zatuma abantu bakizwa kubera wowe? Mumbarize ngo nizihe mbuto wera zatuma abantu bagukurikira ku musozi aho? Cyambere ni ugukiranuka aho abantu bareba naho batareba. Dufite abantu basenga, bafite amasezerano, bahanuriwe, agenda zaruzuye, nta cyumba batazi cyo muri uyu mujyi wa Kigali, ariko baranze baheze mu butayu bw'ubukene. Kubera iki? Bakiranuka bageze hano bagatera haleluya bararo, ariko aho tutareba Imana ikababwira ngo simba kunda narakugaye. Ngira umuntu muri Kongo, aho abantu batakureba umiranye ute n'Imana? Aho abantu batakureba umiranye ute n'Imana? Mana wamvuzeho, wambwiye kuzangirira neza, wambwiye kuzama etaje, nzajya mu mahanga. Nzajyana mu mahanga iki? Ubusambanyi, guca inzaratsi, ubwibone. Niba ushaka ko Imana iguha umugisha wawe, Mana yambwiye ngo banza wihane neza. Pamba abantu badatabagwa, bamenyereye Imana, bafite amasezerano,
ibyanditswe barabizi, teoloji barayizi, ariko umwuka wera muri bo wamaze kugenda kera. Muririmbyi yuzura umwuka wera aravuga ngo itegereze neza uburyo utwaye agakiza, utabuhetse ingobyi, umwana yaraheze kera. Bwira uwo muntu muri Kongo, aha abantu ntibakuzi ku izina gusa, kumva umwuka w'Imana waragiye. Igihe Samusoni yari amaze kwica Abafilisitiya, biravuga ngo yagiye mu gitare cya Yotamu abwira Imana ngo nyongerere imbaraga. Ndagira ngo muntege amatwi hamuhungu. Amaze kwica Abafilisitiya, aho kugira ngo aryame aruhuke, ngo ajya mu gitare cya Yotamu, ari gusenga abwira Imana ngo nyongerere imbaraga. Baririmbye, igihe mwaririmbye mukabona abantu bari kubafelicita, si umwanya wo kugera mu rugo ngo muryame, n'umwanya wo gupfukama mukarushaho gushaka amavuta. Igihe urugo rwawe ruri mu mahoro, si umwanya wo gusinzira, n'umwanya wo kurushaho kwegera Imana. Igihe mu kazi baguhaye promosiyo, si umwanya wo kurya ngo uryame, n'umwanya wo kurushaho gusenga. Igihe ibintu byakunze, si umwanya wo gusinzira, n'umwanya wo gupfukama ugasenga. Abwira Imana ngo nyongerere imbaraga. Barizo umuntu ngo ni igiki kiguhejeje mu butayu? Sura cyasenga. Abantu benshi bagera ku buriri bakajya kuri telefone agachatinga, mukanya ndaba ndasenga, akaba aragiye. Inkoko yabika akaba arabyutse ati nakererewe, ukagenda utasenze. Barizo umuntu muri Kongo, Imana igukuyeho amaboko wabahute. Wagarukiye aho ugeze? Jaboni nasengeye umumama harambwira ati ndashaka Imana z'urubyaro, maze imyaka 9. Imana irambwira ngo mubwire ngo indeshatu wakuyemo utegereje undi mwana uturutse he. Mbarizo umuntu muri Kongo, wakizwa neza ko ntacyo bigutwara. Wakizwa neza ko ntacyo bigutwara. Ndo umuhanuzi w'Imana, ndaje mbahanurira. Ariko reka mbabwire, uzakubwira ibitangaza utari hano, uzamubwire ngo iyo si Imana ivuze. Imana ikunda abantu biha. Barizo umuntu ngo nta manyanga wakoze, Imana ikaguhisha, twafata icyemezo tukihana. Akubwiye ko hari cyangwa ntayo? Niko hari amanyanga wakoze ngo tugarukire aho tugeze? Fada, ndikubwiriza, Mana yambwiye ngo kuri ureba abantu bahaguruka barimo bagera mu kigari, nta mbuto zo kwihana bafite. Kwihana si uguhaguruka ngo uze ngo bagusengere, ni ukubanza gufata icyemezo muri wowe, ukavuga ngo waba usambanywe, ukavuga ngo wanzaratsiwe narimbitse, ukavuga ngo wagwangowe nsohoka mu mutima uhereye umwana, ukavuga ngo abagabo b'abandi ndabaretse, ukavuga ngo abagore b'abandi ndabaretse, ukavuga ngo hari abantu benshi musengera abagabo banyu ntibakizwe kubera ko mudasenga neza. Cyambere, uyu mugoroba hari ibintu utazongera kubonesha amaso yawe Imana igukuriyeho. Wahanurira uwo muntu ukamubwira ngo hari ibintu utazongera guciryera Imana ikuye ku buzima bwawe. Hari ubukene utazongera kubona, hari amadeni utazongera kubona, hari ibyaguteraga ubwoba Imana igiye gukura ku buzima bwawe. Amaboko yacaye kazamurirwa Imana. Ndashaka kuvuga Imana muri uyu mugoroba. Icyambere, babyemera batabyemera, igihe ukigendana na Yesu, mbwira uwo muntu muri Kongo buretse gukura y'amaso Yesu azabikora. Igihe ugisenga Imana ikakubwira ngo nzabana nawe, igihe ugisenga Imana ikakubwira ngo nzabikora, igihe ugisenga Imana ikakubwira ngo ndi kumwe nawe, abarozi ntibagutera ubwoba, abakugwanya ntibagutera ubwoba. Imana ishobora byose. Umva kuntu Yobu yavuze, yaravuze ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wayo.
Imana iherutse kubwira Kuro, iramubwira ngo nzakenyuruza bande abami kugira ugira gute ngukenyeze. ndangarize buri muntu wese uri hano, icyo uri gusengera hari abandi bagifite. Fiyanse uri gusengera hari abandi bakobwa bamufite. Inzu Imana yakwemereye muri uyu mujyi wa Kigali, nta kibanza kidafite ukibaruzweho, nta n'inzu idafite uyituyemo. Mbariza uwo muntu ngo none bizava ibyo Imana yakwemereye ko yakubwiye inzu mu mujyi wa Kigali izava. Umva ikintu Imana igiye gukora. Iyi Imana igiye kugutabara, hari umuntu batereza cyamunara, wowe ufite makukagura